ahantu mu gishanga, nari mpanyuze gutya ntambuka nsanga abantu barimo barakura umucanga, ndabasuhuza navuga nti mukomere cyane, ntese hano mwampa akazi, ati twakaguha. Jye naragiye kubera ko nabarushaga icyo bo bari bafite imbaraga zo gukora, ariko jye mfite imbaraga zongeyeho n'imibare, kumenya kubara, kumenya kuba nzi ko amafaranga menshi ahera ku mafaranga makeya ariho ava, 1,000 kikazazamuka kikagera kuri miliyoni. Ibyo ntabwo wabwira urubyiruko ngo ubyumve, niyo mpamvu aho niho nakubwiye ngo hashyirwamo inyigisho. Noneho narabaganirije, urwo ni urugero ngo hari, narabaganirije bati twakaguha mu gitondo uzinduka, naho ubwo mukampe ikigoroba nze nta, aho ngaho ndaguha nk'ingero wenda nk'ebyiri cyangwa 3. Uragenda ugasanga umwana w'umusore hari ahantu akora yinjiza 3,000 ku munsi, ugasanga ayo mafaranga arayafata nkaho ntacyo amaze, kandi twebwe abafite ubunararibonye tuzi yuko amafaranga azamuka ahereye ku make. Ariko urubyiruko aho ruri ruganira usanga bo bavuga ngo nihe nakura miliyoni, nihe nakura miliyoni 5, nihe nakura miliyoni 10, kandi miliyoni 10 nta nazapfa kugenda ngo aziterure, ahubwo bya 3 cya 1,000 ya 500 yahembwe akeneye kwigishwa uburyo ayacunga neza, yamara kuyacunga neza ejo bundi ya mafaranga akiyongera. None se waba ushatse kuvuga ko nta nyigisho ziri gufasha urubyiruko? Bo aho ngaho iyo turebye inyigisho ziri gutangwa ni ubumenyi bw'ibanze bubanziriza ibyo, bubanziriza icyo kintu warumbajije, bakamenya uburyo ayo mafaranga bazayacunga, bakamenya uburyo bazayasevinga, ndetse bakiga imibare, bakamenya gukuramo, bakamenya kugabanya, bakamenya imibare aho igomba kugenda iva. Izo nyigisho z'ibanze nizo barimo bahabwa mu mashuri, ariko noneho hagombye kubaho ikindi cyiciro cya kabiri kibasobanura noneho uburyo amafaranga menshi ava ku makeya. Ubyumva ute uburyo umuntu yava kuri 0 akagera ku rwego rw'iterambere runaka? Bajya ngo mbwira ukuntu byumva bize nibura no gufasha cyane. Aha ngaha ndabwira urubyiruko kuko abakuru benshi baba babizi ibyo ngiye kuvuga, ariko urubyiruko ni rwo usanga kuko dukunda no kuganira naho ngenda mu mihanda nkabaganiriza. Ni ukuvuga ngo kugira ngo urubyiruko ruzamuke bakenewe kubanza kumenya uburyo bo bwabo bagomba kwitegura kugira ngo bamenye abo bagomba kuba bo, bamenye abo bagomba kuba bo, bamenye ibyo bakeneye aho bigomba kuva. Ibyo biragaruka kuri za nyigisho nakubwiye. Reka twongere tubifurize kugubwa neza mwebwe mwese mukurikirana Possible TV 12. Ngira ngo uyu n'undi munsi nanone n'undi mwanya, iyi ni episode ije kuri cya kiganiro cyacu dukunda kugira, tugatumira abantu batandukanye, abatumirwa batandukanye, abantu bafite inararibonye yaba mu buzima, mu bintu bitandukanye, bakaza bakagira ibyo batubwira uko babyumva. Rero uyu munsi nabatumiriye umutumirwa ugiye kubibwira ko njye muri kumwe ni M Justin kuri Possible TV nk'uko bisanzwe. Rero ni karibu ko ari we wese utarakora subscribe uyikore, nawe wadukurikiranye ugakunda video ugiye ushyiraho like na comment yawe uzajya uba ukoze. Rero uyu munsi ngira ngo murabona ko turi kumwe n'umugabo, ni umugabo rwose nubaha cyane, ni umugabo uri ku rwego rwiza mu buryo butandukanye, araza kugenda abibwira. Rero ntabwo umuntu ajya avuga umuntu mukuru, reka ninginge umutumirwa wacu atangira twibwira. Karibu. Nk'uko bisanzwe kuri social media zitandukanye nitwa Andre #1, ariko amazina yanjye Nishimiyimana Andre. Nibyo koko nk'uko bivuze ubunararibonye buba buhari, ntabwo wibeshye, mu buryo bunyuranye butandukanye. Nanjye nkambanje kubasuhuza kugira ngo ari uwakurikirana iki kiganiro cyose tube tuziranye, wakomeza nta kibazo. Yego, rero tuguhaye ikaze aha ni kuri Possible TV 12, kugira ngo tugeze abantu ibiganiro bitandukanye, abadukurikirana mu buryo butandukanye. Murabizi ibiganiro by'ingo, ibiganiro by'ubuzima butandukanye. Rero turaza kumubaza ku bintu bitandukanye, namwe muze gutega amatwi, kandi comment zanyu turazikeneye kugira ngo mugire icyo muvugaho. Andre, iminsi myinshi uraho neza? Ndaho ndakomeye, Andre #1 kabisa. Ndaho ndakomeye rwose, ndabona umeze neza, ibintu ni sawa, kugira ngo bari kukureba barimo barakureba uburyo umeze neza rwose. Andre, iki ni ikiganiro gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ubyumva uti.
tukubaza ku bintu bitandukanye, yego yego uri tayari kugenda ubisubiza rwose? cyane rwose jemba ndi Eh, tayari kuko ubunararibonye ndabufite mu bintu bitandukanye nshobora eh, kuba buri kintu cyose nshobora kuba nagira icyo nkivugaho. yes, nagira ngo ikintu cya mbere ngiye kubaza utubwire uko ubyumva. Ngira ngo mu myaka yawe wenda itari myinshi, itari na mikeya, ese aho u Rwanda rugeze uyu munsi n'uburyo ubona ibintu bimeze, ubibona ute ugereranyije no mu gihe nk'uko wagiye ukura n'ubuzima wagiye ubamo? Ese ubona wavuga iki ku Rwanda, ubyumva ute ku gihugu cyacu cy'u Rwanda? Igihugu cyacu cy'u Rwanda dukurikije aho cyari kiri mu myaka nka 30 ishize, 25, ubona ko ari igihugu cyashyize imbaraga mu guhugura, ubuyobozi bwashyize imbaraga mu guhugura abaturage, barasobanukirwa, bamenya ukuri, bamenya icyo gukora. Kugeza ubu umuturage w'u Rwanda uramubona aho ari hose, ukabona arimo arakora ibintu asobanukiwe. Hari raporo ya mbere muri iyo myaka 25 wasangaga abantu ubona basa nk'abahuzagurika, ibyo bibarimo batabizi neza, ariko ubona ko ubu ngubu abanyarwanda ni abantu basobanutse, ni abantu bazi icyo bakora, ndetse n'umwe urimo nawe ubona ugihuzagurika, ubona ko mu minsi iri imbere nawe ashobora kuba yasobanukiwe. Noneho ikindi, gusobanukirwa kw'abaturage ari nacyo kintu leta y'u Rwanda yakoze gikomeye, yabanje guhugura abaturage, kubasobanurira ukuri n'ikinyoma kugira babashe kubitandukanya, kuko burya umuntu arimo akorera mu kinyoma ntamenye ibyo akora, nta nubwo ababisobanukiwe. Ariko iyo amaze kumenya ukuri n'ikinyoma, amenya ikinyoma kiramujyana he, ukuri kuramujyana he, none icyo gihe nawe agahitamo. Ubu rero umuturage w'umunyarwanda ni umuturage uhagaze mu kuri, uri mu nzira y'ukuri, urimo uharanira ko igihugu gitera imbere. Aho umuturage wese uri kumubona w'u Rwanda, urabona ko aharanira ko igihugu gitera imbere. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko wari ubimbajije uti ubibona ute, icyo nicyo ndi kubona kuri icyo kibazo wari umbajije, ni uko ndi kubona igihugu kirimo gitera imbere binyuze mu muturage bwite. Muri make uri kumva ko hari ahantu igihugu kimaze kugera. Yego. Ngira ngo mu minsi yashize simba warabyumvise, hari umwana w'umukobwa wigeze kuba ati nyamara burya urubyiruko rurakeye. Tukiri kuri icyo kibazo cy'uburyo byumva ku bijyanye n'igihugu cyacu, ese wowe ubona urubyiruko rukennye, ubona rukize, wowe ubyumva ute buriya? Icyo mbona mu rubyiruko bijyanye na generasiyo, icyiciro bagezemo, urubyiruko ubundi ruba ruri mu cyiciro cy'ubwenge nakwita nk'icyiciro cya kabiri cy'ubwenge. Ni ukuvuga ngo ubu ikintu urubyiruko rukeneye ntabwo ndufata nk'aho urubyiruko rukennye, ahubwo urubyiruko rukeneye kwigishwa. Leta ikeneye gushyira imbaraga cyane mu kwigisha urubyiruko kugira ngo rusobanukirwe kwa kuri navuze, noneho rubashe kumenya ibyo gukora by'ukuri. Aho ngaho ndaguha nk'ingero wenda nk'ebyiri cyangwa 3. Uragenda ugasanga umwana w'umusore hari ahantu akora, yinjiza 3,000 ku munsi, ugasanga ayo mafaranga arayafata nk'aho ntacyo amaze, kandi twebwe abafite ubunararibonye tuzi yuko amafaranga azamuka ahereye ku make. Ariko urubyiruko aho ruri ruganira, usanga bo bavuga ngo nihe nakura miliyoni, nihe nakura miliyoni 5, nihe nakura miliyoni 10. Kandi miliyoni 10 nta hantu azapfa kugenda ngo aziterure, ahubwo bya 3, cya 1,000, ya 500 yahembwe, akeneye kwigishwa uburyo ayacunga neza. Yamara kuyacunga neza, ejo bundi ya mafaranga akiyongera mu cyo twakwita nk'ubucuruzi. Mu bucuruzi, kuko leta n'ikintu bikoraho, yigisha abantu ibabwira ko hatazigamwa ibyasagutse, ahubwo kuzigama ari ukwigomwa, kugira ngo ya mafaranga yakoreye 3 amenye ko agomba kurya 2, 1,000 akakizigama, cya 1,000 akaba aricyo gikura kikazamugeza kuri miliyoni. Ibyo bintu rero niho ubona hakeneye gushyirwamo imbaraga kugira ngo urubyiruko rubyumve neza, rubashe kuzamura amafaranga. Ariko amafaranga yo mu gihugu arahari, ikiri gukorwa, impamvu barimo banavuga ngo amafaranga mu gihugu ngo yarabuze, ntabwo amafaranga mu gihugu yabuze, kuko niba mu myaka 20 ishize, 30 ishize, 25, twarabonaga ingingo y'imari y'igihugu ishobora kuba iri mu bihumbi 2,000, mu 1,600, ubu ukaba tugera mu
mu bihumbi birenga magana, ni ukuvuga ngo amafaranga mu Rwanda yariyongereye. Ahubwo icyo urubyiruko rusabwa ni ukongera imbaraga n'ubwenge no gusobanukirwa uburyo bagomba gukoresha amafaranga, kuko nka leta yashyizeho uburyo umwana w'urubyiruko agomba gukora umushinga, akajya mu kibina, akajya muri banki, agahabwa amafaranga yifashishije uburyo butandukanye, icyo gihe akabasha kuzamuka. Urubyiruko rero icyo ubona gikenewe ni ukwigisha abana b'urubyiruko bagasobanukirwa ibyo bintu neza. Yes, urakoze cyane rwose kubisobanura mu buryo bwumvikana kandi mu buryo busobanutse. Ngira ngo nkurikije icyo uvuze, bivuze ngo ntabwo urubyiruko rukennye, ahubwo urubyiruko ruri kuri standard rwagombye kuba ruri, ahubwo rukeneye kujya gute kugira ngo rwigishwe. Yego. None se waba ushatse kuvuga ko nta nyigisho ziri gufasha urubyiruko? Aho ngaho iyo turebye inyigisho ziri gutangwa ni ubumenyi bw'ibanze bubanziriza icyo kintu warumbajije, bakamenya uburyo ayo mafaranga bazayacunga, bakamenya uburyo bazayasevinga, ndetse bakiga imibare, bakamenya gukuramo, bakamenya kugabanya, bakamenya imibare aho igomba kugenda iva. Izo nyigisho z'ibanze nizo barimo bahabwa mu mashuri, ariko noneho hagombye kubaho ikindi cyiciro cya kabiri kibasobanura noneho uburyo amafaranga menshi ava ku makeya. Yes, urakoze cyane. Ngira ngo ikigaragara cyo ntabwo urubyiruko rukennye, kandi koko nibyo, nese undi baba barayavukanye. Ikibazo uko ndi kumva uri kwivuga Andre, ikigaragara nuko urubyiruko rurashaka kuhita rusimbuka rukagera ku bintu abantu bakora imyaka 50, kandi ntibishoboka. Rero urubyiruko nyamara murabyumva impamvu namaze n'umugabo nagira ngo mwumve neza uko umuntu ashobora gukira inzira ishaka kunyuramo. Araza no kugira kandi kanaza kutubwira, ndaza kumubwira akatubwireho. Andre, ngira ngo ahari uri umuntu ngewe turaziranye ndakeka, kandi nzi ubuzima bwacu turabuzi. Nzi ko uri umugabo wagize urwego wizamura ukagira urwo wigezaho. Ubyumva ute? Ni ikihe kintu wabwira nk'abantu, cyane cyane ko twari turi ku bijyanye n'ubukungu cyangwa se n'iby'urubyiruko rukennye, kimwe si n'urubyiruko gusa n'abandi. Ese ni iki kintu ushobora kubwira abantu? Ubyumva ute uburyo umuntu yava kuri zero akagera ku rwego rw'iterambere runaka? Bagira ngo mbwire ukuntu byumva, bize nibura no gufasha cyane. Ahangaha ndabwira urubyiruko, kuko abakuru benshi baba babizi ibyo ngiye kuvuga, ariko urubyiruko ni rwo usanga, kuko dukunda no kuganira naho ngenda mu mihanda nkabaganiriza. Ni ukuvuga ngo kugira ngo urubyiruko ruzamuke, bakenewe kubanza kumenya uburyo bo ubwabo bagomba kwitegura kugira ngo bamenye abo bagomba kuba bo, bamenye ibyo bakeneye, aho bigomba kuva. Ibyo biragaruka kuri za nyigisho nakubwiye, zigomba gukura icyiciro cy'ubumenyi baba barangije. Noneho icyo gihe kugira ngo bazamure ubukungu, ubundi ubukungu iyo umaze kubona inyigisho z'ibanze, ndetse hari n'abazamuka bataranazibonye, bataranageze mu ishuri, ugenda ubabona hirya no hino. Hari abantu bazamutse bafite n'amafaranga kandi bataranize, ariko hari ikintu baba barigiye muri ubu buzima bwo hanze. Izo nyigisho ziri muri ubu buzima bwo hanze nizo rwa rubyiruko rukeneye ko zongera kuri bwa bumenyi bahawe. Ni ukuvuga ngo ubumenyi bwo mu ishuri nibyo, kuko urabona akenshi iyo ugiye gusaba akazi bakwaka diporome, ariko bakanakubwira ngo uburambe. Hari abantu bagiye babivugaho benshi bavuga ati wabona uburambe ute nta kazi wabonye? Aho niho hari bwa bumenyi bwiyongera kuri ya mashuri. Kuko niba uri mu kazi, icyo usabwa kugira ngo icyo kintu kigereho nanakivuge neza, kugira ngo niba urangije amashuri ukeneye kuza hanze, noneho ukegera aho ibintu bikorerwa. Nk'ubu umwana arava ku ishuri, wamubwira uti kata icyondo n'amazi, voma amazi ukata icyondo, ubumbe itafari turaguha 20. Ugasanga ntashaka kubikora, ahubwo birakorwa na wa wundi utaranize n'amafaranga utazi kuyabara. Ugasanga uriya yabonye amafaranga ntazi kuyabara, ahubwo uzi kuyabara we ntayo yamenye, ntayo yabonye, nta nubwo azi aho yayakura. Urumva hari ikibazo kiri. Rero iyo umaze kwiga
biba bisaba ko uza noneho muri ubuzima bwo hanze. Genda guha urugero, ndaza kuguha urugero rutoya. Igihe kimwe nagize gutya, nari mfite ubumenyi bwo gushaka amafaranga ndetse nzi n'imibare, ariko nsanga imibare nta hantu nayijyana ngo ipfe gukora idafite aho yahereye. Ntabwo bishoboka. Naragiye njya ahantu mu gishanga, nari mpanyuze gutya ntambuka, nsanga abantu barimo barakura umucanga. Ndabasuhuza navuga mukomere cyane. Ese hano mwampa akazi? Ati twakaguha. Jye naragiye kubera ko nabarushaga icyo bo bari bafite imbaraga zo gukora, ariko jye mfite imbaraga zongeyeho n'imibare, kumenya kubara, kumenya kuba nzi ko amafaranga menshi ahera ku mafaranga makeya ariho ava. 1,000 kikazazamuka kikagera kuri miliyoni. Ibyo ntabwo wabwira urubyiruko ngo ubyumve. Niyo mpamvu aho niho nakubwiye ngo hashyirwamo inyigisho. Noneho narabaganirije, urwo ni urugero ngo narabaganirije, ati twakaguha mu gitondo uzinduka, nahubwo mukampe ikigoroba nze ntangire. Naragiye bampa igitiyo njya mu mazi, ndiyambura nkabo, ndakura, kandi nari umuntu utakagombye no kujya mu mazi. Noneho mu gukura nagiranye ibiganiro nabo, tuririranwa, turaganira. Byarangiye muri icyo gishanga bo nasanzemo, nkuyemo miliyoni zikabakaba muri 2, nzijyana mu bikorwa byanjye, ntangira kwaguka. Ni nayo mpamvu n'ibiganiro mbitanga kugira ngo urubyiruko rugende rusobanukirwa. Urumva, naragiye nsanga babandi uko bakora, uko basevinga amafaranga, uko bayatunganya, uko bizigama, ntago bihuye n'iby'imibare itwereka. Noneho jye nagiye nkoresha imbaraga, nkoresha n'iby'imibare yanyigishije. Noneho mu gihe kitarenze amezi 6, abantu bari maho bose nijye nazamutse mpita mbasumba ku mafaranga. Bivuze iki rero? Urubyiruko, ube warize, ube utarize, icyo ukeneye ni iki? Ukeneye kumanuka ukageraho ikintu gikorerwa, ukareba uko gikorwa, ndetse ukagishyiramo amaboko yawe, noneho ukanongeramo ya mibare wize. Noneho igihe gito cyane, ibyo wajyamo ibyo ari byo byose, imyaka 2-3 uba watangiye kuba umuntu wundi udasanzwe. Hari akantu uvuze, Yego. uravuga ngo umuntu ashobora guhera ku 1,000 akagera ku mafaranga menshi cyane, Yego. ugatera imbere. Ariko hari ikibazo nagira ngo wenda umbwire uko ubyumva. Rimwe na rimwe usanga abantu bavuga ati se ni gute waba abana babura ufite 1,000 ukajya kukizigama? Ese wagiheraho gute kandi n'ubundi abana babura cyangwa se babuze ikintu baba? Umbaje ikibazo cyiza cyane. Ese umusore we umusatsi wamwereyeho afite 1,000 yakizamuka gute? Najya ku kantu utubwire uko ubyumva, unatange n'ishusho ku buryo nibura n'abantu bagize icyo 1,000 cyangwa ibyo 5 cyangwa se narenzo gatoya, bamenye uburyo bayamanaginga kandi n'ubuzima bwabo bugakomeza. Yego. Ubundi kera mu gihe jye navutsemo, twari tuzi gufurisha icyo bita igonde, tugafurisha imyenda utaguze isabune. Ubu umwana ubonye amafaranga wese ntabwo azi ko hari ubundi buryo yakoresha mu kurya no kunywa no kwambara adakoresha ya mafaranga ye yakoreye yose, wenda agakoresha 1/2. Ubundi kugira ngo uzamuke nuko niba wakoze, tuvuge ubu uri ku gipimo cyo uri umwana w'urubyiruko, ubasha gukorera 1,000. Banza umenye wowe ubwawe, wishyire mu mibare, we wibare. Kwibara nshaka kukubwira ndabigusobanura neza. Banza umenye ngo jewe ndiye amafaranga 300 yantunga mu buhe buryo, kandi burahari, ndabubaha nabwo. Urakorera 1,000, ukeneye kubika 500, andi 500 akagutunga. Urabanza ukareba ubumuga ufite mu mubiri ni ubuhe, bugusaba iki? Kuko hari ubumuga bufite utakwemera kugira ibyo urya, unakwemera kugira ibyo urya. Hakabona igihe ubumuga buba ntabwo buri kimwe cyose, warya bike, warya byinshi, ntacyo bigutwaye. Aho uri n'umukire, jye mpita nkwita umukire. Kuko niba wakoreye 1,000, tuvuge n'urugero, ukabura umwana w'urubyiruko wamaze kubona urashaka kugira aho ugomba kuva n'aho ugomba kugera, ni ukuvuga ngo cya 1,000 ubu tuvugana none hagiye guhita ngo urugero, ugiye ku masoko atandukanye, niba ukurikira no mu itangazamakuru bagenda batubwira ibiciro by'ibiribwa, uragenda ugasanga ikiro cy'imyumbati, ikiro cy'ibijumba kiri ku mafaranga 400 na 500. Ariko nyamara hari icyo nshaka kubwira, ikiro cy'ibijumba uri umuntu umwe ukirya 2 kigura 400.
hari urubuto rwitwa voka runafite intungamubiri rwose nziza cyane. Ugenda ugafata voka imwe iri hagati ya 200 na 500, kuko njya nzigura n'ubu ndazigura rwose imbuto za voka. Ni hagati ya 500 na 200 ubona voka. 2.5 ukabona voka. None niba ugiye ukagura ikiro cy'ibijumba, uri mu nzira y'iterambere, ukagura voka ebyiri. Voka ebyiri ni 500, ikiro cy'ibijumba ni 400. Ibyo bintu urabikoresha kabiri. Nubikoresha kabiri, ntago noneho wowe uri bugure voka ebyiri. Uragura imwe saa sita uyirye, ariko ninjoro noneho ubiriraho urenzeho amazi ntagurwa, hari amarobine tuyavomaho. Ibyo nubikora icyumweru, ndaza kuguha urugero nigeze gukoresha igihe kimwe. Nararukoresha rwose kandi ni ibintu nakoze. Ari abantu bavuga ngo ubwiriwe ntiwabaho. Njye narabwiriwe ndangiza igihe kingana n'imyaka 3 nshaka kubona uburyo bwo gusevinga. Ni ukuvuga ngo icyo bishatse kuvuga ni iki rero? Umwana w'urubyiruko arasabwa kugira ngo utarya ku manywa kugira ngo ugire ikintu ukarya nijoro gusa. Ikintu nshaka kubwira urubyiruko rwumve, kugira ngo ubone ikintu kimwe wigomwa ikindi. Ugomba kugira icyo wigomwa. Ushobora kwigomwa kunywa inzoga wanywaga, ushobora kwigomwa kwambara inkweto nziza wambaraga, ushobora kwigomwa amavuta meza wisigaga, kuko muri icyo gihe iyo bihagaritse abantu bashobora no kwita umukene, bakakwita umuntu wagowe, ariko wowe ubuzi icyo ushaka kugeraho. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero ku rubyiruko, kugira ngo usevinge ukorera amafaranga make, nk'uko barimo babivuga tubu amafaranga ni make. Amafaranga agiye ntabwo mbibona nk'ari make, kuko ubu umuyede arimo arakorera mu 3,000. Twebwe twakoze ubuyede dukorera 300 na 400, nayo ukabona ni make. Ariko n'icyo gihe bamwe bateye imbere, n'ubu bamwe barimo baratera imbere. None se ubu ntitwabona umuyede wubatse, amafaranga yavanye mu buyede yakoze ate kandi mwarakoranye? Bishatse kuvuga ngo hari imibare yakoresheje utakoresheje. Ni ukuvuga ngo rero icyo urubyiruko rusabwa gukora iyo mibare. Ese ndamutse ntariye umuceri n'ifiriti ku manywa na nijoro, nkarya ibijumba uyu munsi, nimugoroba nkarya imyumbati, ejo nkazarya ibirayi, ejo bundi nkarya amateke, ariko ibyo byose nkagenda mbibara mu buryo butuma nsevinga. Kandi birakunda, imibare nayiguha. Buriya inda nayo hari ikintu nshaka kuvugaho kirimo ibanga rikomeye. Buriya inda irashukana. Inda uyiha byinshi ikabyemera ikanabyakira, ahubwo ejo wayiha bike bikaba ikibazo. Ahubwo ufata icyemezo inda ukayitegeka. Inda yigutegeka, ahubwo wowe yitegeke, uyigenere ibyo ubasha kubona. Naho yo nuyiha uburenganzira, izakwaka ibyo ufite, ikwake n'iby'abandi, ikwake n'ibyuriya, kugeza ugiye kurobora n'amazu no gukora mu mifuka. Ahubwo wowe inda yibarire, uyigenere, uvuge ngo wanda yanjye we, ngo uhaye ibiro 5 wabirya, ariko ndaguha ikiro, ntacyo iri bubi. Icyo nicyo cyizere naguha. Inda ubaka kanya, ibi mbabwiye wenda urubyiruko runyumva ruzabikoreho ubushakashatsi. Uzazinduka rimwe mu gitondo uvuga uti saa sita sindi burye, ubyiyemeze, unywa amazi yonyine saa sita, maze ureke utazagera nimugoroba. Urakoze cyane. Ngira ngo nubwo avuze mu rubyiruko, ariko n'abantu bose ngira ngo izi advice cyangwa se izi nama bazumve. Arimo aravuga ukuntu abyumva, ariko ni kuri buri muntu wese, kugira ngo nibura ugire uko utera imbere hari icyo ugomba kwigomwa. Kandi ndabizi ko n'abantu bakuru ibyo barabizi neza. Andre, uri umuntu mukuru kandi uri umuntu wageze ahantu wigeza. Ngira ngo hari n'ibitekerezo n'inama uri gutanga birumvikana. Hari uyu muntu Andre muri kubona nawe ni umu content creator, ndetse agira TikTok akoreraho. Nigeze nza kuri TikTok yawe nsanga uri kwigisha abantu ibintu bijyanye n'ingo. Ese ubyumva ute ku bintu bijyanye n'ingo? Turi mu gihe gikomeye, usanga ingo zigenda zisenyuka, urumaze amezi 3, urumaze amezi 6, ugasanga abantu inkiko zagize ibibazo bikomeye kubera ingo. Ese bino bintu byumva ute? Ni gute twabifigisa? Ese abantu babaho gute mu buzima nibura umugore n'umugabo baba bagira n'ukuntu n'urwa kera abantu bajyaga bagira? Icyo ni ikiganiro rwose nkunda no gutanga, usanga abantu banitabira, gusa nuko umwanya umbana mukeya. Ikiganiro kijyanye n'imibanire myiza ku bijyanye n'ingo. Ubundi hari ikintu abantu bagomba kwitondera.
hari ikintu cyaje cyitwa iterambere, nibyo koko turarikeneye, ariko iterambere riza ku muntu bijyanye n'uko areshya. Wikwifuza iterambere ritareshya n'uko ureshya, kuko niwifuza iterambere ritari ku rwego rwawe, uzashwana n'abana wabyaye, uzashwana n'umugore washatse, umugore azashwana n'umugabo yashatse. Ni byiza ko wowe wicarana n'umuryango wawe mukagirana ibiganiro uburyo mugomba kugenda ku iterambere rijyanye n'urwego rwanyu. Wireba ngo runaka yaguze imodoka, yaguze moto, nawe uyishaka, ushobora kuzayibona mu gihe kiri imbere, ariko aka kanya ntabwo uri ku rwego rwayo, ahubwo tangira utegura urwego rwayo. Rero ikintu kijyanye n'imibanire kirimo, ngira ngo abantu bitondere, igihe turimo hari abantu bagenda bashuka abandi, bakabinjizamo ibintu bitari byo, bikabateranya n'imiryango yabo. Tuvuge urugero, ngiye nkaba ndi umugabo, nagenda nahura n'umudamu, umudamu akatangira akanyigisha, atari kwa mugabo we, ati ko mbona uriya mugore wagufata nabi, ko mbona atakwitayeho. Icyo gihe agatangira kumbwira ati ngwino, akanyitaho, agatangira kunyereka utuntu twinshi, ugasanga ntangiye kubona ko wa muntu wanjye nta kintu amaze, kandi yamara kuntandukanya nawe mu kanya tugatangira kugira gute, tugatangira gushwana, ugasanga nta mibanire myiza. Icyo kiganiro umuntu twakiganiriyeho nimugoroba, nazakibanyurizaho gatoya nimbona umwanya. Ni ukuvuga ngo ugasanga gutanije n'uwo mwari muri kumwe, noneho nawe mwamara kwegerana, mwari mutangiye kuba umwe, nawe mugatangira gushwana. Icyo kintu rero abambwira abantu bagize umuryango, icyo kintu bakitondera. Menya ko we mugabo washinze urugo, wumva ko ugomba kugira umuryango, ukawusagasira, ukawubungabunga, ukawitangira. Umugore nawe yaje gushaka umugabo, avuga ati ndashaka urugo, nkarwitangira, nkarwubaka, nkarusegasira, ibibazo bizamo nkamenya uko ngomba kubikemura. Rero ikintu cya mbere gikenewe ni ukubwizanya ukuri. Abantu barimo barubaka ikinyoma aho kubaka ukuri, kandi mu by'ukuri leta y'u Rwanda ishaka ko tujijuka tukamenya ukuri, iratwigisha, ariko twebwe hakaza abandi bantu baca ku ruhande bagenda babiba ikinyoma. Ndetse ngiye nkaba ku bwanjye ku giti cyanjye aba nanavuga ni leta y'u Rwanda nidufashe aba bantu bagenda babiba ibinyoma mu bandi bantu, bababwira ibintu bitari ukuri, ibintu bidasobanutse. Abo bantu bagenda babakurikira, kuko barayobya abantu benshi. Ugasanga umwana ni umukobwa bamuyobeje, umugabo bamuyobeje, umudamu wawe bamuyobeje, ugasanga ejo bundi n'ingo batandukanye. Rero twubake ukuri, wicarane n'umudamu wawe, muganire uburyo mugomba gutera imbere, muganire ku bintu bitandukanye, ko turi abakene, ese ni iki twakora, ni izihe nzira twacamo kugira ngo natwe tuzamuke, kugira ngo natwe tugere ku iterambere, tubone icyo tutari dukeneye, tubone umwenda wo kwambara mwiza, abana babone amafaranga y'ishuri, abana babone ibyo kurya byiza. Murabiharanira mukabigeraho, ntawe ubiguhaye, ahubwo we bivuye mu maboko yawe. Iyi nkomoko yabyo rero ya mbere ni uko we mugabo, niba wasohotse mu rugo ugiye gupagasa, genda aho wagiye gupagasa, uzi ubwiza umugore wawe, umubwira uti napagashije 2,000, napagashije 3, sibyo, nariyemo 500, 2,500 ndabizanye, none madamu tubipangire dute. Ariko uraza ugasanga wa mugabo avuye hariya, yiciriye mu kabari, yiciriye mu tundi tuntu twadufaranga yakoreye. Hari utuntu tugenda ducuruzwa hano hirya no hino ku mihanda, umuntu atambuka akafata kamwe n'akandi n'akandi, turya amafaranga, dushobora no kukubuza imodoka wari kuzagura. Menya niba uvuye mu rugo urarya mu rugo, niba mu rugo wabuze uko ujyayo, menya ngo uriyeranjaka, cyangwa wihangane uze kurira mu rugo rimwe. Umenye kurira rimwe, pana kugenda ufata utuntu, hano urafata akantu ka 500, hari akamagana kandi wakoreye 3. 500 irindazi, 500 keke, 500 capati, 500 icyayi, 3 birarangiye. Kandi birangiye utigeze uhaga, sibyo, birangiye umwana atariye. Ariko nuca kuri botike ukabwira uti mu ikiro cy'ibijumba ni 400, mumpimire ibiro 3 by'ibijumba, uragenda mu rugo mwese murye muhage, ejo mwese mujye mu kazi. Twese ibijumba twarabiriye, imyumbati twarayiriye, mpungure twaraziriye. Urumva ibyo ni ibiryo byagiye bidutunga mu byashize, n'ubu kandi bihari duhaha tukabirya. Ni ukuvuga ngo uwo mugabo akeneye kuzana amafaranga yapagashije.
akaza akayageza mu rugo akaganira n'umugore uko bayakoresha neza, ejo agasubirayo kandi akabara n'uburyo agomba kuzigama 200. Hari porogaramu leta yadushyiriyeho ijyanye n'ibibina, ugenda ugashyiraho 200, ejo bundi wahura n'ikibazo cy'uburwayi ukabaguza 5, ikibazo cy'uburwayi kitazamo ukazageza ubwo ugabana. Hari abantu benshi bakijwe n'ibibina. Bibina buriya ndabyemera, ngiye nakoranye nabyo igihe kinini cyane, kugeza na n'ubu ndacyakorana nabyo kandi hari aho byangejeje. Rero umuryango uwo ari wo wose aho uva ukagera, ndagira ngo abantu bashinze ingo banyumve, ubu umugabo unyumve, ubu umugore unyumve, nimwe biheraho. Burya abana mwebwe muba muri indorerwamo y'abana, babareberaho. Iyo mudahagaze neza, iyo mutishyize ku murongo neza, n'abana nabo ntabwo bajya ku murongo neza. Mwebwe muri indorerwamo y'abana, abana bakabareberaho. Kuko wowe mugabo niba udataha kare ngo ugere mu rugo ugataha saa sita, umwana wabyaye w'imfura nawe azataha saa 5:15, abara ati data araza saa sita, genda hagera saa 5:15. Ariko niba saa 2 wageze mu rugo, n'umwana saa 2 azaba yahageze. Yaba ku mugore nuko, yaba ku mugabo nuko. Buriya rero abana mu rugo batureberaho, ibyo dukora, imico bayivoma kuri twebwe. Niyo mpamvu tugomba guharanira kubaka ibintu ngiye kubabwira. Icya mbere, hagati y'umugore n'umugabo, mwubaka ukuri. 2, kubwizanya ukuri. Icya 2, ibiganiro. Nta mugabo wubatse urugo ugomba kumara icyumweru. Kugira ngo umare icyumweru, ni hahandi uba ubona ibintu byose ari amahoro. Iyo ubona ibintu byose ari amahoro, ni ukwezi urakomara. Ariko mu gihe ubona harimo utuntu n'utundi, ushobora no gukora inama y'ikiganiro 2 mu cyumweru kugira ngo ubagare urugo. Ngiye narufashe nk'imbuto, amashu cyangwa n'ibindi. Iyo utayabagaye akaba mu kigunda, arangirika, ntubone umusaruro. N'urugo iyo utarubagaye ngo urujajire, wicare hasi usasa akabero ku gasambu, uri umugabo, ni wowe promoti w'urugo, ni wowe muyobozi warwo, ni wowe mutwe warwo. Ni nako Bibiliya bitubwira. Ni ukuvuga ngo ni wowe ugomba kumenya ngo urugo rwanjye ruhagaze neza. Buriya nanabisubiremo, ingo nyinshi zisenyuka kubera uburangare bw'abagabo. Umugore agahinduka gahoro gahoro, akazageza ubwo agera ku mwisho wanyu, agafata n'icyemezo. None umugabo akajya kwigarura asanga umugore yamaze gufata icyemezo, kubera kwa kutabagara. Umugabo nahore abagara urugo rwe, arujajire, ahajemo akatsi akavanemo, ahajemo akanda akavanemo. Urumva, umugore aba atuje, umwana atuje, ku buryo handi bicara bakumvikana akavuga ati uyu munsi nagiye ntacyo nabonye, ntacyo napagashije, turaburara. Ariko ejo ndabizi tuzagira ibyo dukora, cyangwa se dufite ipura imwe, aho kugira ngo tuyirye ubu nijoro saa 6 twariye ntacyo turi bube, ahubwo reka tuzayirye ejo turi mu kazi cyangwa tukavuyemo. Mu biganire, mu byemeranwa. Jewe igihe kimwe naganire, hari igihe nigeze kuganira n'umuryango wanjye, ndababwira nti rero nkurikije ibyo kurya dufite uyu munsi turaburara kandi ntacyo turi bube. Ndabijeje bana banjye ntacyo muri bube. Mwariye saa 6, murumva hari inzara mufite ikabije? Bati ntayo. Twararyamye, hanyuma buracya tujya mu kazi bisanzwe. Ngiye kubona mbona saa 6 zirageze, turagera duteka ibyari bihari, ariko twakoze n'ibindi. Nuko n'iterambere ryatangiye rizamuka. Ni ukuvuga ngo rero muri aka kanya nkabambwira abantu bubatse ingo, mubake ibintu bikomeye. Ikiganiro mu rugo cya buri cyumweru, kubwizanya ukuri. Nongere ngaruke ku badamu by'umwihariko. Abadamu hari akantu nakwita kunegirija, cyangwa se kumva ko akantu ntacyo gatwaye kuko ari gato. Umugabo arampamagaye kuri telefoni, narindi kwa runaka haruguru urugo, reka mubwire ko ndi munsi y'urugo, ntacyo bitwaye. Oya, hari igihe umugabo mubwira gutyo, aho ngaho uri nawe ariho ari, akibaza impamvu mubeshye kandi ariho uri. Bwiza umugabo wawe ukuri. Niba uri mu muhanda ugeze kwa runaka, mbwe mugeze kwa runaka. Niba urimo ukora iki mugutiza, narakara ugera ubwo uti ntabwo nzi ko bikurakaza, mbabarira. Ariko mubwiza ukuri. Abadamu bagira akantu ko kubeshya, bigatuma abagabo batabizera. Rero abadamu nkaba mbaho ubutumwa buvuga ngo ako kantu mugira ko kubeshya. Umuntu akubaza ngo ugeze he, ukamubwira aho utageze.
uvuye ukamubwira aho utavuye, kandi we ashobora kuba yahakubonye, hashobora kuba n'uwamuhaye amakuru akamubwira ati umudamu waraha, ako kantu mugahagarike, hanyuma tugire urugo rwiza rutekanye, rurya bike rufite iterambere rufite, rubibemo neza. Buriya ntimuzagire ngo kubaho neza cyane mu bukungu, kuko hari n'abafite ubukungu bafite amafaranga bifuza amahoro. Usanga umugore arira, abo tujya tuganira barabizi, usanga umugore arira ati dufite amafaranga, dufite imodoka, ariko umugabo nta biganiro, sinzi yaba, umugabo nawe mwagana ati umudamu duhura nijoro yasinziriye nanjye nasinziriye, kandi bafite amafaranga. Niyo mpamvu rero icyiza ikiganiro, nubwo waba ufite akazi, niba utanahari gikore kuri telefone, bwira umudamu uti mwicare muri saro, mufate telefone muyishyireho pareri, nanjye ndaha n'aha ndi mu butumwa ubu n'ubu, hanyuma tuganire, hanyuma ubaganirize, ubabaze uko bameze, ubahe ubwisanzure. Kandi bagabo mujye muha ubwisanzure umuryango, umugore yisanzure hahandi akubwira ikimurimo, umwana yisanzure akubwira ikimurimo, nubwo bakubaza ibibazo wowe udafitiye ibisubizo ako kanya, ariko ni wowe mugabo we bakeneyemo icyizere. Umwana nakubaza inkweto ubwo uti none ariko ntazo, ariko mu byo ndi gukora ndimo ndateganya ko nzazikubonera. Umugore nakubaza imyenda ubwo uti okay nabyumvise, ariko ubwo tugiye kugenda mu mujyi wabyo turebe uburyo bizaboneka, sibyo? Kandi kuko ibyo bintu mubiharanire, muri babiri, abana barahari, ibyo bintu bigerwaho. Rero kuri icyo kiganiro mbajije kijyanye n'umuryango, ibyo bintu mbabwiye bibiri nibyo bintu urugo rushingiraho. Yes, bikaba byakemura ibibazo biba mu nkiko, bikaba byakemura amakimbirane, ubwicanyi buba mu ngo. Urumva buri ikintu gikuru ikimbirane rikomeye kutabagara, umugore akagenda mu bwonko hakuzura, abana mu bwonko hakuzura, umugabo mu bwonko hakuzura, noneho bajya guhura bakamera nk'insinga z'amashanyarazi zikoze siriko, bombe gaturika. Ibyo bintu rero abagabo ni inshingano zacu. Yes, urakoze Andre. Ariko Andre, umuntu aramutse agutumiye akavuga ati ngenda ndashaka gutumira Andre, yatuganirije neza, akavuga ngo ngiye kumutegura icyo kurya, yagutegura nk'icyo ukunda kurya, ubuzima bwawe n'icyo ukunda kurya, kurya umuntu yishimiye kino kiganiro twakoze akagutumira, yagutekera iki? Mu bintu bijyanye n'imirire, buriya ubunararibonye mbifitemo, imirire igenda ijyana n'imyaka umuntu aba agezemo. Nkanjye untumiye ugafata karoti ukayitunganya neza mbisi, ukafata kokombure mbisi ukayikata, ugafata umwumbati ukawuteka neza, nubwo waba utogosheje nta kibazo, ugateka icyayi cya mukaru ugashyiramo agatangawize gakoze. Jewe rwose mu rwego rwanjye ibyumva ndumva ndiye neza. Ngira ngo rero murumva abantu bakurikiranye iki kiganiro kuri Possible TV 12, ngira ngo hari murumva nushaka gutumira umuvandimwe Andre wamutegurira kokombure, karoti n'utundi kandi uzabukoze. Rero nagira ngo mbwira abantu dukurikiranye, Andre akoresha TikTok cyane, yitwa Andre #1, ndetse ugira na YouTube channel nayo ukoresha naho ni Andre #1. Yes, rero mugende mukurikiye, mutere inkunga, mumushyigikire, mukore subscribe, mukore like, kandi ndabizi ko agiye afiteho ibintu by'ingenzi yabasha gufasha ubuzima bwawe, ndetse na TikTok ye abafite ibiganiro byinshi. Rero nagira ngo twegere umusozo. Andre, uri umuntu mukuru, ubyutse mu gitondo ugasanga wabaye meya, ni iki wumva wakora muri ako karere ubereye meya? Nibyo, icyo kibazo mbaje ni ikibazo gikomeye, ariko kuri jyewe kiroroshye. Njye mbyutse mu gitondo nkasanga nahawe ububasha bwo kuba meya, ni ugutekereza uburyo ako karere nshinzwe kagomba kugira ubuzima bwiza, kukagira abaturage bari ku murongo bazira amakimbirane, ubundi ngaharanira kugira ibikorwa remezo, kuko nibyo ubukungu bw'abaturage. Kugira ngo umuturage atere imbere bishingira ku myumvire y'umuturage no ku bikorwa remezo. Ibyo nibyo bintu ngomba gushyira imbere, guhindura imyumvire y'umuturage. Namara kuyihindura, noneho nkamushakira ibikorwa remezo, tayari ako kanya umuturage ahita azamuka mu gihe gito ukamuyobora. Yes, ngira ngo mwamwumvise, aramutse abaye meya no kuba amakimbirane kabisa
yaba atandukanye kuko n'amakimbirane ubundi y'akarere. aho reka ngira akantu nongeraho gatoya, ubundi uko umuntu yabayeho, usibye ko habayeho umwanzi satani akagenda ashuka abantu nabo bakaza bagashuka abandi, ubundi abantu bagombye kubaho mu mahoro, batuje, bamerewe neza, bishimye, nta gereza, nta bintu bibi bibarimo. Ariko umwanzi satani buri gihe aba agenda asesera. Niyo mpamvu natwe tugomba gufata intambwe ya mbere yo kumurwanya. Kurwanya satani nta yindi nzira, ni ugusobanukirwa ukuri, ukakugenderamo, ukakuvugiramo, ukakubamo, ibyawe bikaba iby'ukuri. Nk'ubu jyewe abantu benshi tugenda tuganira, hari abantu tuganira benshi cyane muri sosiyete mba ndimo, mu bikorwa nkora, abantu bazi ko icyitwa ikinyoma kuri jyewe ari ikintu kidapfa kubanguka kuri jye. No kunjyana mu bintu by'ibinyoma ntago byoroha, kuko ukuri cyo nakuvumbuyemo, ukuri kubasha kuguhagarikira ibintu biza bikurwanya. Iyo ufite ukuri, ibikurwanya ntabwo bibona aho byinjira. Yego, urakoze cyane. Kurumva se nayo inshoje ikiganiro nkanumva hari akandi kantu ngiye kukubaza. Wambaza nta kibazo. Urabona, urambwira uko uza kubyumva. Urabona muri ino minsi hari abantu bari kugenda amakilometero n'amakilometero kugira ngo babone aho basengera. Uvuze ibya satani, uhise unjyana aho hantu. Ese ubyumva ute iyo abantu bakora kilometero bajya gusenga, abandi ntibagisenga baraguye? Ese wowe ubyumva ute kuba insengero zifunze, abantu batabasha kujya gusenga? Ese ko abantu benshi bari kwitwaza bakagwa kuko mu insengero zifunze? Ese kuko abantu bakabaye bagwa kubera ko insengero zifunze? Kugira ngo ugire akantu uvuga. Icyo kintu reka nkivugeho, ndumva nkifiteho ubunararibonye, kandi buriya ndanasesengura ibintu biraba nkabibona, nkicara nubwo ntagira icyo mbikora ariko nkagira icyo mbisesenguraho. Ubundi Bibiliya maze igihe kinini nyisoma, irimo ubutumwa bwiza kandi bw'ukuri. Bibiliya itubwira ko Imana ibera ahantu hose icyarimwe. Imana ibera hose icyarimwe, niyo ubwayo niyo yabivuze, ndi Imana ibera hose icyarimwe. Ntabwo umuntu agomba kukubwira ngo Imana iraha, ngo aha niho iboneka. Uriya muntu aba agushutse. Ahubwo igishoboka ni ukuvuga ngo ahangaha niho hantu wenda tutahura n'urusaku, niho hantu tutahura n'abantu batubangamira, sibyo? Ariko ubundi waba uri muri sari wawe, ufite gusenga Imana n'umuryango wawe, Imana ikabumva, ikabitabira rwose, ikabafasha. Ahubwo icyo musabwa, mugomba gusenga Imana mu kuri. Ntabwo uzasenga Imana ejo waririwe ubeshya. Ntabwo uzasenga Imana uvuye mu busambanyi. Icyo gihe uba umeze nk'umuntu uri gukora ibintu atazi cyangwa adashaka. Urabona nk'umuntu waguha amazi nta nyota ufite akakubwira ngo uyanywe, ushobora no guhita uyamumenaho. Nawe niko uba umeze rero. Ariko niba wowe wumva ushaka Imana, aho uri muri sari wawe, hamagara umuryango, kuko ubwo nturi umwe. Ugende mwicarane, ubigishe icyo kintu baba batacyumva neza, muganire, mwicare hasi musenge Imana. Niba mufite aho mwateranira naho mujyeyo. Ubu insengero zirafunze. Hari ikintu mbajije aho ngira ngo ngisobanure n'abantu bacyumva. Abantu benshi barinubira ngo insengero zirafunze, ariko iri rafungwa ry'insengero jye nararitangiye. Uko ryagiye ritangira, uko ryagiye riza, narabikurikiye. Hafungwa insengero za mbere 1500, iza kabiri. Insengero zinjiriwe n'ikintu bita ikinyoma. Noneho insengero zikaba zifite abantu benshi mu gihugu cyacu. Noneho kugira ngo uvanemo icyo kinyoma cyamaze kwinjiramo, ntabwo wari kukivanamo utabanje kuzihagarika ngo zitangire bushyashya, zitangire ku mabwiriza mashya, ndetse n'abaziyoboye bahabwa inshingano z'ibyo bagomba kwigisha bishingiye ku Mana, bishingiye kuri Bibiliya. Kuko mu gihe ziriya nsengero zafungwaga, hari inyigisho kandi Bibiliya irabisobanura, iravuga ngo Bibiliya ivuga ngo hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma bamaze kwinjira mu nsengero.
kugira ngo ubaka akanya mu kirisitu nyuma uzi urugamba aho ruri kugira ngo umenye umuntu uri kukubwiriza ukuri n'umuntu uri kukubwiriza ikinyoma. Ni urugamba rutoroshye. Rero abashinzwe kutureberera twebwe ku rwego rw'igihugu mu nzego zitandukanye bo bararebye babona ikinyoma cyafashe intambwe ya mbere kandi kirayobya abaturage benshi. Avuga ati ibi bintu kugira ngo tubihagarike bitazoreka imbaga y'abaturage b'Abanyarwanda, reka tube tubihagaritse gatoya. Ubwo ni mu busesenguzi bwanjye, ntawe twabiganiriye, ntawe wabimbwiye, ahubwo ni kwa kundi nakubwiye ndebe ikintu kiri kuba ngasesengura. Niba ubona ari byo nawe uzabimbwira muri komenti umbwira uti ibi bintu wavuze nibyo cyangwa si byo. Noneho ubu tuvugana abaturage batangiye gusobanukirwa ikinyoma cyari kirimo, ukuri kwari kurimo, kuko twebwe nko mu minsi itambutse ishize twari tuzi ko umuntu atagiye mu butayu runaka, umuntu atagiye mu rusengero runaka, twari tuzi ko atabaho, twari tuzi ko Imana itamusanga ahari. Ariko Imana irimo irasanga abantu mu ngo, irimo irasanga abantu mu ngo, ikabakiza indwara, ikabakiza, ikabaha amahoro, ikabaha inama, abantu bakaba bazima bakabaho. Nitwongera kubona ko tugomba guterana, ababishinzwe bakabona ko bikwiye, tuzaterana, ariko noneho cya kinyoma cyari kigiye koreka imbaga cyavuyemo. Icyo nicyo nakubwira ku bijyanye n'insengero. Urakoze cyane muvandimwe, Imana igumisha. Nagira ngo rero ku bantu twe tubaje icyo kibazo, hari abantu bitwaza ngo bagwa, ngo baraguye kubera ko umuntu ahari hose yasenga kandi Imana ikamwumva. Ugakurikiranye Possible TV 12, inzitwazo nimuzireke, ahubwo mureke dukomeze tube mu mwanya Imana dushaka. Rero ndagushimiye muvandimwe, kandi ko witabiriye ubutumire ukaza gufasha Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi n'abandi bantu bakurikira Possible TV 12 ku isi yose. Rero abadukurikiranye, niba utarakora subscribe uyikore, ndetse niba ufite igitekerezo ucyandike. Niba ukeneye kuvugana na Ndere nta kibazo, uraza kutwandikira uvuga ngo ndashaka kuvugana na Ndere, ntacyo, mushobora no kumutumira, tuzanamutumira noneho aza tubwire ikiganiro cy'imiryango imbona nkubone, ahere ku mizi, ahere kuva umuntu atangiye kurambagiza kugeza ashatse n'imvi zije. Rero turagushimiye wakoze kuza, rero ukomeze ugubwe neza. Ndabizi ko tuzongera tugutumire n'ubundi, iki nicyo cya mbere, cya kabiri nacyo tuzagutumira uze uvugane natwe. Wakoze cyane kubana natwe. Possible TV murakoze cyane, ndabashimiye kuko ubu butumwa kuba mwarateguye ahantu tugomba gutangira ibiganiro ni ikintu mbashimiye rwose gikomeye. Nanjye nateye intambwe, ngenda afungura amacano atandukanye kugira ngo tugeze abantu ubutumwa, basobanukirwe, bamenye ukuri, bamenye uburyo bagomba kwitwara, bamenye uburyo bubaka ingo, bamenye uburyo barwanya ikinyoma, bamenye uburyo bazamura ubukungu, bakabaho mu mafaranga, bakabona ubushobozi, bagakemura ibibazo, bagahangana nabyo, ibibazo ntibibagene ngo bibagire imbata. Buriya nanjye nabashimira rwose kubw'iyi TV yanyu. Ni igikorwa gikomeye kandi cy'ingenzi. Nsaba n'abantu badukurikira rwose bayisapotinga, izamuke, hanyuma ibe ikinyamakuru gikomeye, hanyuma dukomeze dutange ibiganiro, twiyubakire sosiyete yacu, abantu bakomeze kugubwa neza. Nanjye nk'uko bisanzwe ni Andre #1, ndabashimiye cyane, murakoze. Murakoze cyane, mukomeze mugubwe neza.